umwami. Ubu none y'imbwa yateye urugo rwa pasiteri, ngira ngo iri hano muri Nyarugenge, ibintu bitoroshye, ngira ngo ubu turi kuvugana urajya wumvamo n'amajwi y'abantu benshi, ntabwo ari umunyamakuru ugenyine uhari, sinanjye uri gufata iyi nkuru ugenyine. Nabwira abantu badukurikiye ko iyi mbwa vuno rwose niho iri ku rugo rw'umukozi w'Imana, ngira ngo biri kuvugwa ko yaba ihamaze iminsi 3. Iyi mbwa rero ngo ntabwo iri kurya ntiri no kujya mu nzu, iryamye ku gipangu kwa pasiteri, ariko ntabwo bishoboka. Pasiteri asa n'umuntu utari kubyakira no kuba yabyumva, cyangwa se ni nayo mpamvu twagerageje no kumwegera pasiteri, atubwira ko ibi bintu nawe byamutunguye, atazi ibyo ari byo agiye kubonabona ahagana saa 9 z'amanywa. Imbwa igizwe n'ibara ry'umukara ndetse n'irya shokora ije ku gipangu, iryamamo imbere. Kumwe igipangu kigira akugi gasa n'akinjiriramwo abantu na porota yinjiriramo imodoka. Ngira ngo Pascal nk'uko ubibajije, iyi mbwa yaje kuba yinjiramo imbere, irangije ntiyakomeza mu nzu, iryama aho nakita muri jaride, yabihamaze iminsi 3. Bamwe bakavuga rero ngo yabiri mu masengesho, abandi bakibaza iby'iyi mbwa. Ndetse ubu tuvugana, uyu mukozi w'Imana yamaze guhamagara inzego za polisi, ahamagara inzego za RIB, zose ubu turi kuvugana ziri hano, ndetse harimo n'abashinzwe inyamaswa cyangwa se ibinyabuzima muri pariki ya Nyandungu. Ngira ngo abo bose rero bateraniye hano ku kibazo cyo kuba uyu mupasiteri yabiyambaje ngo bagire icyo bamufasha, ariko pasiteri butuvugana ntabwo ari kwemera ko mwafata amashusho cyangwa amafoto, ndetse urumva ni ikintu adashaka ko bijya mu mbuga nkoranyambaga cyangwa itangazamakuru. Ariko nagira ngo ubwire ko rwose ukuri ni uko nguko guhari, natwe twese turategereje kimwe n'abandi bategereje kumenya iby'iyi mbwa, niba ari yacitse polisi, niba ari imbwa Imana yaba iri gukoresha, kuko mu bihe bya nyuma Yesu yagiye aca imigani abwira abantu ko ngo uri kunyumva neza Pascal? Yego ndakumva, ahubwo mbere y'uko ukomeza hari ikibazo kindi mfite. Ese iyo mbwa mu by'ukuri yageze aho ngaho ikaba ihamaze iminsi 3, barayirukanye yanga kugenda koko? Iyi mbwa barayirukanye yanga kugenda. Iyi mbwa iteye ubwoba, ntugire ngo nubwo ngubwo ntawe uri kuyegera. Imbwa rwose ujya kuyegera ukumva ikintu cy'ubwoba mu nda, kumva umeze nk'umuntu utuzuye. Ngira ngo abari gushyiraho komantere bo bari kuvuga ko niyo ugiye kuyikamera telefone irapfa, niyo ugiye kuyifotora havuka n'ibindi bibazo. Bose bari gutinya bavuga ko yaba ari imbwa yatumwe n'Imana. Ariho naringeze rero nkubwira ngo Yesu yavuze ko ngo ibiti n'amabuye bizavuga, ariko ntiyigeze avuga ko imbwa zizavuga cyangwa imbwa zizakora. Pascal, numva se ari ibintu bikomeye. Hanyuma niba wahageze, izo nzego z'umutekano zo zirabivugaho iki? Ese dukurikije uko inzego z'umutekano tuzizi, ntabwo zagerageje kuba ziyegeza inyuma kugeza ubuse abaturanyi bo barabivugaho iki? Ndagira ngo dusobanurire mu by'ukuri, cyane cyane uhere ku nzego z'umutekano icyo zaba zakoze zikimara kuhagera. Ngira ngo tukomerejeho buno abo bose nkubwiye barahari, ariko hari abo ngo bita abaganga b'inyamaswa bashobora no kurasa ariya masasu barasa inyamaswa, ikaba yasinzira, noneho ikaba yafatwa bakayijyana, sinzi niba bayijyana mu ivuriro ry'inyamaswa cyangwa bayisubiza mu ishyamba. Ariko buno tuvugana hategerejwe rero abaganga b'inyamaswa kuba aribo bagira icyo bakora mu buryo bwo kuba bayifata. Bahageze bose nta bushobozi bafite. Urumva nubwo RIB yahaba, ntabwo RIB yafata imbwa, kandi nubwo polisi yahaba, polisi hari nk'irinze umutekano w'abaturage kugira ngo hatagira igihungabana na nyir'urugo. RIB nayo ikahaba mu buryo bwo gukumira ibyaha mu buryo ubwo aribwo bwose, cyangwa se nko gutabara, kuko ni inzego zimwe, umunyarwanda umuturage ku isonga. Ngira ngo rero bategereje buno tuvugana, ntabwo nibeshye rwose, bategereje abaganga b'inyamaswa bashobora kuba bakura imbwa muri uru rugo, ariko hakoreshejwe strategy z'imiti, barasa inyamaswa, noneho inyamaswa ikaba yabasha gukorwaho cyangwa kwegerwa mu buryo bworoshye. Yego. Hanyuma se pasiteri wa mukozi w'Imana wahuye n'iryo sanganya n'icyo kibazo, byashoboka ko twavugana nawe? Pasiteri
pasiteri asa n'umuntu utari kubyumva koko. Urumva iyo bimaze kuvuga uko imbwa bundi mu busanzwe bamwe nk'ubu barokore benshi bari kuvuga ngo ni ubusambanyi, bisobanuye ko pasiteri y'abasambana, bisobanuye ko harimo ibyaha bitandukanye. Pasiteri ntabwo ari kubasha kugaragara, ariko ngira ngo hirya gatoya mu minota nk'itatu naza cyangwa umwe naza kuvugisha madamu pasiteri, kuko we n'ubundi hari n'undi munyamakuru wamuvugishije mu buryo butworoheye. Rero we akaba ari we wagira icyo avuga, ariko pasiteri kumubona ngira ngo twaza kumubona mu kandi kanya kaza kuza, ariko ubu asa n'uhuze cyane ko abayobozi bose bari kumubaza. Ntabwo rero urumva niba abayobozi bari kumubaza natwe ntitwajya kumubaza, ni ngombwa kumubaza mbere cyangwa ukamubaza nyuma. Ariko icyo nzi cyo cyamaze nko kuba cyavugwa, ntabwo bari kwemera ko wafata amashusho cyangwa se videwo ngo uzishyire ku mbuga nkoranyambaga. Ikindi kidasanzwe Pascal n'abadukurikiye ngira ngo twababwira ko ni uko iyi mbwa ubu turi kuvugana ifite urupapuro iri kugendana rudahambiriye, ngo ubonaho nibura rwaba ruhambiriye ni urupapuro ruyometseho, ariko rwanditseho ibyaha. ndabona n'ubwo iryamye byose bitari kugaragara, ariko ni ibyaha bigera muri, ndabona umubare wa nyuma ari 18. kumwe umuntu yandika urupapuro akavuga 1, 2, 3 ingingo ku ngingo ugenda ushyiraho umubare. Rero ubu ni ibyaha bigera muri 18 ahanini ndeba byanditse kuri uru rupapuro. Iyi mbwa rero abantu bamwe na bamwe twagiye tubaza hano cyangwa se abayibonye mbere, ndetse tubajije n'abaturage bahegereye twagiye tubaza, biri kuvugwa ko iyi mbwa ifite misiyo yo kuba yazenguruka icyo nakita amatorero yose ya giprotestani cyangwa se amadini aya ngaya reveye y'iyogezabutumwa. Pascal, yego hanyuma se mu by'ukuri abaturanyi baho ngaho bo babivugaho iki se? Ubundi ni ukubera iki yaje kuri uwo mukozi w'Imana? nta bundi bwo yaba yaragiyemo, nta ngaho yahise isohorera. Ngira ngo rero nibyo navugaga nti ndabona muka pasiteri ashobora kuba ari no guha umwana ibere, niwe waza kuduha umucyo kuri icyo kintu, niba iyi mbwa yaravuye ibweramvura diregiti igahita iza mu rugo rwabo, kuko biri kuvugwa ko yaba ihageze mu minsi 3. Ntabwo mu by'ukuri dufite amakuru ahagije yo kumenya, kuko urumva kuva kiriya cyaba iyi mbwa ntabwo mu minsi 3 ariho iyi mbwa yaba ikiri. niba ihageze muri iyi minsi 3 yaba ifite ahandi ivuye cyangwa yanyuze, ariko ntabwo ari imbwa nk'izindi, kuko uko turi kuyibona ni imbwa ifite disipurine, ni imbwa ituje, nta rusazi ruyitumaho, ni imbwa idafite inzara, ni imbwa ubona ko wavuga ngo ni nka za mbwa ziba mu bantu bishoboye cyangwa se b'abakire, bakarabya bagasiga amavuta. Ni nayo mpamvu rero bamwe banavuga ngo wasanga ari imbwa yaba yaracitse ishuri rya polisi cyangwa se ikaba yaracitse ishuri rya gisirikare, ariko ikaba yaratojwe. Ubwo mu byibazwa rero tutarabonera igisubizo n'icyo kirimo, ariko ngira ngo tukiri ku murongo wa telefone connection zidukundira, harimo bamwe turagenda kuvugana bakaduha umucyo, ariko mpamya ko bimwe na bimwe n'ibyo ngibyo. ariko icyo nari ngarutseho kindi nanone nabashije kumenya ntihari. uranyumva neza? Ndakumva neza, ariko mbere y'uko ukomeza hari ikibazo na gifite kindi uze no kutubwira niba nta kibazo cyaba cyabayeho muri urwo rugo, nta kibazo kindi muri iyo minsi 3 cyaba cyarigeze kiba, wenda nk'umuntu kuba yarwara cyangwa haba ikindi kibazo kidasanzwe. Yambwa noneho ngo ntabwo ikiri ku rusengero, ahubwo ngo yagiye mu rugo rw'umukozi w'Imana. Ku murongo wa telefone rero ntabatindiye turi kumwe na Marite, akaba ari umunyamakuru w'Imbabazi TV 3. turagira ngo tuvugane nawe nyir'ubwite uri kuri tere, uri mu rugo hariya aho iyo mbwa yateje ikibazo gikomeye, twumve ibyayo. Marite, mwiriwe? Mwiriwe neza Pascal. Uratwumva neza? Ndi kukumva neza nubwo harimo umuyaga, ariko ndi kukumva. Hanyuma twamenya amakuru ko iyo mbwa rwose ngo noneho yaba yagiye mu rugo rw'umukozi w'Imana. Ayo makuru niyo?
nibyo koko Pascal, ngira ngo ntabwo wibeshye. Iyi mbwa ubwo byaje kuvugwa ko yateye mu rusengero ikateza akajagari cyangwa se akaduruvayo urusengero rwari rugiye kujya ku meza nk'uko ubibajije, natwe twaragize amatsiko atandukanye. Imbwa ntabwo ijyana nk'imbwa zisanzwe, nta muntu yigeze irya, nta muntu yigeze ihohotera cyangwa ngo ikange kumwe imbwa zigira amahane nk'abana ngo ubone imbwa iramutse umuntu arirutse. N'ubu hari abantu benshi ariko nta muntu n'umwe iyi mbwa yasagariye rwose Pascal n'abadukurikiye. Ni amahoro. Ikibazo gihari ni iyo mbwa gusa, abantu bibaza ngo ese iyi mbwa objectif mission yayo ni iyihe? Ese iyi mbwa icyo ndashaka kukubaza niba ariko umudamu byarangiye atabonetse, umudamu wa pasiteri cyangwa se undi mutungo ngira ngo reka tumwegere gakeya. Iri hano mu rugo rwanyu, ngira ngo ni umushyitsi mufite cyangwa se si umushyitsi, ariko wabwira icyo abadukurikiye, wakegera mikoro neza. Ikibazo cy'iyi mbwa imaze iminsi 3 muri uru rugo, ntituyigaburira, ifite n'urwandiko. Byashoboka ko yaje ivuye ku mudiyakoni utuye hano hirya, ni nayo mpamvu twiyambaje inzego z'umutekano. Hanyuma mama, ikibazo tugira ngo tumenye muri urwo rugo aho ihagereye muri iyo minsi 3 ishize, nta muntu waba warahuye n'ikibazo runaka, nta gikuba kigeze gicika aho mu rugo? Nawe ariko mufite ubwoba nyine. Hanyuma se mugerageje kubaza wenda abandi n'abantu bagiye batandukanye, bababwira ko byaba byaratewe n'iki? Iyo mbwa ubundi yaba yarazanwe n'icyo aho ngaho? iyo mbwa umuntu uri kuyibona afite ubwoba. Sawa. Yego Marite, uratwumva neza? Ndakumva neza Pascal. Hanyuma ndagira ngo tumenye mu by'ukuri aho ngaho niba wagerageje kubaza abaturanyi bari aho, niki bavuga ko ubundi imbwa mu bijyanye no gusenga cyangwa se mu byerekeranye no kuba imbwa yaza mu rugo rw'umuntu ifite iyo nyandiko y'ibyaha, byaba bisobanuye iki? Niba wagerageje kubaza abaturanyi cyangwa se n'abandi banyamasengesho bari aho ngaho. Urwandiko rwanditswe mu ibara ry'ubururu. Iyi mbwa rero uru rwandiko rurimo amagambo yanditswe mu ibara ry'ubururu, cyangwa se icyo twakwita ikaramu yandika mu ibara ry'ubururu. Ubundi tukiri aho iyo nyandiko igaragara gute? Igaragara wenda inyandiko yandikishijwe imashini, yandikishijwe ikaramu, igaragara ite? Iyi nyandiko igaragara nk'inyandiko yandikishijwe imashini, mu byo twakwita ururimi cyangwa se twakwita inyandiko y'icyapa. Ikaba ari inyandiko yanditswe mu Kinyarwanda, ari nayo nyandiko nakubwira ibyanditse muri iyi nyandiko twabyita nk'ibyaha, ari byo bivugwa ko iyi mbwa yaba iri mu butumwa bwo kubwira abantu uburyo bwo kureka ibyaha, cyangwa uburyo bw'uko imbwa yaba ishushanya ibyaha bijyanye n'ubusambanyi. Noneho rero iyi mbwa yaba iri muri misiyo. Nagira ngo imbwa ubwayo, urumva hanze hazaba imbwa n'abarozi, yaba rero imbwa y'ubwayo ihindutse imbwa yo kubwira abantu bagenzi bayo, cyangwa se abantu ubwo bakora ibyaha nabo twabita nk'imbwa. Mu by'ukuri rero urumva ndabona nk'ahagaragara, kuko nk'uko nabikubwiye imbwa iraryamye, ariko haragaragara ko icyaha cy'ubutinganyi kiragaragara kuri nimero ya mbere. Icyaha cyo kwica, cyo nakita nk'aba bantu bakuramo n'amada. Icyaha cy'ubusambanyi nkakibona kuri nimero ya 3. Icyaha cy'amamini, aribo bantu nakwita aba bantu bambara amamini bakagwisha abandi.
ubwo ni ukuvuga ngo ibyaha bigera muri 18 harimo iby'ubusinzi, harimo iby'ubujura, harimo iby'abantu bakunda amafaranga twakwita ariya bita icyacumi, amaturo, harimo ibyaha twakwita ndengakamere, bariya abantu nanone baba mu murimo w'Imana ariko biyoberanye banishushanya. ngira ngo tugize amahirwe nk'uko tugitegereje rero abantu bashobora kuba bahagera bashinzwe ubuzima bw'inyamaswa, iyi mbwa bashoboye no kuba bayibyusa twasoma urupapuro rwose, ariko mu bigaragara iyo umuntu ari kureba uhengereje utayegereye cyane kuko bahashyize iyi migozi igaragaza nk'ahantu hari icyago mbese. Ubwo rero irakorotiriye nta muntu uri kuharenga, ariko imbwa yo yabaye imbwa, imbwa yabaye imbwa, uhageze wese uri muri karitsiye wese imbwa yabaye imbwa, imbwa yabaye imbwa. Pascal, yego ngaho reka dusoze noneho utubwira niba icyo ababwirizabutumwa cyangwa se abanyamasengesho abaturanyi bavuga nyirizina barimo guhuza n'ubuzima bw'uwo mukozi w'Imana n'iyo mbwa. Umukozi w'Imana nubwo twamureka, ariko twibaze cyangwa se tunarebe mu ijisho ry'abantu bari hano mu buryo abantu bajujura bongorerana bavugana mu buryo butandukanye. Biri kuvugwa ko iyi mbwa yaba ifite gahunda cyangwa se misiyo yo kuzenguruka amadini n'amatorero, ariko yenda ikaba yari iri nko mu masengesho aho kwa pasitoro. Ubwo rero dufite ikibazo cy'uko iyi mbwa twakumva yageze i Butare, ikaba yageze Nyamagabe, ikaba yageze Nyaruguru Gisagara, tukumva iyi mbwa yageze Rulindo, Burera, Gakenke, ikaba yageze Musanze, Gicumbi, tukumva imbwa yageze Nyamasheke, Karongi, Ngororero, Rusizi, Nyabihu. Biratangaje rero kuzumva imbwa yageze Bugesera, Rwamagana, Kayonza, Gatsibo, Nyagatare, Ngoma. Ubwo rero bamwe bari kujujura bavuga ngo iyi mbwa yaba ifite misiyo yo kuzenguruka igihugu cyose, irimo igenda igaragaza uru rwandiko. Yo ntivuga, ni urwandiko yinjirana, nubwo hari abanyamakuru bavuze ngo imbwa yahanuye, ariko Pascal tujya tukubwire ko imbwa nta tuhavuye itaravuga, kuva twahagera ntiravuga. N'ubu ngubu narisohotse gato ngo tuvugane ubashe kubona network, ariko ubundi imbwa ntigeze ivuga. Nza kuvugana nawe uduhamagaye imbwa itaravuga, imbwa ntivuga. Ntabwo nzi rero niba koko yaravuze ariko ntawayifasha amajwi, ariko kimwe cyo twakubwira ko n'abadukurikiye imbwa hano ni imbwa yabaye imbwa rwose. Ngira ngo no ku mbuga nkoranyambaga wagiye ubibona abagiye babikora, ariko imbwa yabaye imbwa. Birumvikana ni ikintu kidasanzwe, ni ubwa mbere twabyumva kuba imbwa yaza ifite inyandiko nk'iyo ikagaragaza itarya itava ahantu iri, ariko urugo rw'umukozi w'Imana ni ibintu bitangaje cyane. Hanyuma niba wagerageje wenda kuvugana n'abatuye aho ngaho cyangwa se undi buze kuvugana nawe, nabo watubwira imyitwarire ubundi y'urugo umukozi w'Imana asanzwe wenda ari umuntu uzwi ate, ni umuntu ubuhamya bwe buke. Nubwo numva connection zitari kugenda neza, ariko umubajije ubashaka neza ndi kukumva. Ariko umubajije niba wagerageza kuvugana n'abantu bari aho ngaho uze waba wababajije murekure noneho narangije ubuhamya bw'uyu muvandimwe. Uyu muvandimwe ni ibisanzwe nk'uko natwe twese umuntu ngo intungane icumura karindwi ureba agacumura. Nta byaha bidasanzwe, nta muturage twigeze twumva amuvugaho ikintu kibi, nta n'uwo twigeze twumva ajujura ko yaba yakoraga ibyaha rwihishwa cyangwa yinyegeje. Abantu bose bari kuvuga ko bumiwe gusa kubona imbwa yaje n'urwandiko igacumbika aho ngaho, ariko ubundi mu mugani n'abakera inyamaswa yahungiye mu rugo rw'umuntu cyangwa mu nzu y'umuntu ngo ntawe uyica. Pascal, kirazira kirazira kikazira cyane. Ngira ngo rero twerekeza ku musozo mu buryo abadukurikiye twabasezeranya tunababwira ko tubasezeraniye kuza gukurikira ibiza gukurikira nyuma yaho, cyangwa se haba hari n'uburyo bwo gufata amashusho agaragara tukaba twayabagezaho.
dutegereje inzego zibishinzwe ko zahagera mu buryo zikorana no mu buryo zifashanya kugira ngo iki kintu gikosoke neza cyangwa se gifate umurongo. Yego nta kibazo Martin, reka tugushimire kandi tukwifurize kugubwa neza, hanyuma komeza udukurikiranire amakuru ari aho ngaho. Natwe turabashimiye cyane, dushimira n'abadukurikira ku murongo nk'uyu nguyu Pascal. Murakoze cyane, reka tugushimire.